Yo, what's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi ba filime mwene data series. Uzisi, burya koko abanyarwanda babivuze ukuri, ngo urucira mukaso rugatwara nyuko, utazi ubwenge ashima ubwe, kandi ngo umanika agati wicaye wajye kukamanura ugahagarara. Muri filime yacu mwene data series, nyuma yuko umuntu bita Sam ageze kwa Morgan, bikarangira abonye ingofero ya wa musore Morgan yari yahaye akazi ko kugonga Sam, umuntu bita Sam ahise amenya imipangu yose Morgan na Nick bamufiteho. Umuntu bita Sam ahise amenya ko Morgan na Nick ari ibirura byari byarigize intama, bamugaragariza ko ari inshuti ze, kandi nyamara bafite umupangu mubi w'ubugambanyi wo kumugambanira ngo bamwice basigarana imitungo ye. Umuntu bita Morgan na Nick isi itangiye kubikaragira ku mutwe ikabafungiraho amaferi, nyuma yuko Sam ageze kwa Morgan akabona ingofero ya wa musore wari ushaka kumugonga. Guys, ibya Morgan na Nick byose biramenyekanye. Umuntu bita Sam abashije kuba yamenya ukuri, amenya ko Morgan na Nick aribo bari bamuteza uburozi mu cyayi kugira ngo bamwice basigarane imitungo ye, ariko bikaza kurangira rurokotse. Ibi byose Morgan akomeje kugenda yicuza impamvu yabikoze, akomeje kugenda abona ko inzira itabwira umugenzi. Umuntu bita Morgan isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Umuntu bita Nick isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Umuntu bita Sam akomeje kugenda amenya buri kimwe cyose cyerekeye Morgan na Nick. Ibi byose ari kubimenya hashize igihe gito. Umuntu bita Nyambo amenye ko Sam ari musaza we mu buryo buri official, bafitanye isano y'amaraso, ari nabyo byatumye umuntu bita Sam afata icyemezo cyo gufata Nyambo akamuha gift y'imodoka mu rwego rwo kumushimira nka mushiki we. Ibi byose rero Nyambo yarakomeje kugenda yakitinga nkaho ari mushiki wa Sam bya nyabyo, aho yari yamaze gufata icyemezo cyo kwirukana Nick, ndetse yamaze no kuba yamwirukana. Uyu Nyambo yarakomeje kugenda apanga n'uburyo ari buze gufata musaza we Sam akamwicaza, akamubwiza ukuri, akamubwira ibintu byose Nick yagiye amukorera, akamubwira uburyo Nick ari umugambanyi, mbega akamubwira buri kimwe cyose cyerekeye kuri Nick. Uyu Sam akabasha kuba yamenya ukuri. Murabizi ko uyu Sam afata Nick nka fiance we, amufata nk'umukunzi we, bashobora no kuzabana bakubaka urugo, ariko ntago azi neza ko uyu Nick ari umugambanyi, icyo amushakaho ari imitungo. Rero ibi byose umuntu bita Nyambo yafashe icyemezo cy'uko agiye kuba yabigaragariza musaza we. Umuntu bita Nyambo yavuze ko adashobora gutuma musaza we Sam akora ikosa ryo gushakana n'uyu mugore w'umugambanyi ngo ni Nick. Uyu mugore wari ukomeje kugenda akurikira imitungo ya Sam, ariko akaba agiye kubura byose nk'ingati imennye. Mbega ibya Nick isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi, nyuma yuko Nyambo afashe icyemezo cyo kumwirukana mu rugo rwe, ndetse Nyambo akaba yamaze gufata icyemezo cy'uko ibya Nick byose agiye kubishira hanze, agiye gufata Sam akamubwiza ukuri uko biri kose. Umuntu bita Nick nawe akomeje kugenda akora uko ashoboye kugira ngo arwanye Nyambo, ariko baravuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushe. Nyuma yuko Nyambo yamenye ko Sam ari musaza we mu buryo bw'amaraso, umuntu bita Immaculée nawe yahise amenya ko Sam atari musaza we. Kandi murabyibuka ko uyu Sam yafashe Immaculée amuha imodoka nka mushiki we, none n'ejo bundi akimara kumenya ko Nyambo ari mushiki we nawe yahise amuha imodoka. Abantu bari kwibaza uburyo bizagenda umunsi Sam azaba yamaze kumenya ko atavukana n'uyu yitaga mushiki we Immaculée. Uyu Immaculée akomeje kugenda ajya mu dutsiko two kugambanira Nyambo. Uyu Immaculée akomeje kugenda yihuriza hamwe n'umuntu bita Nick kugira ngo barwanye Nyambo, kubera ko bose bamaze kumenya ko nibareba nabi
bashobora kuzatandukana na Sam burundu kubera ko nta kintu bapfana. Guys, naho uyu Morgan we yarakomeje kugenda yibaza icyo gukora n'icyo kureka. Uri papa we yarakomeje kugenda amuhatira kugambanira Sam. Uri Nick yarakomeje kugenda amubwira ko bagomba gukora uko bashoboye bakagambanira umuntu bita Sam, bakamwica, imitungo ye bakayegukana. Ariko aho bigeze bisa n'ibidashoboka. Baravuga ngo iminsi y'umujura ni 40, iminsi y'igisambo ni 40. Iyo bigeze ku munsi wa 41 igisambo kirafatwa. Uko biri kose umuntu bita Morgan na Nick ibyabo byose byamaze kujya hanze, kandi baravuga ngo iyibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Abantu mwese mwari mukomeje kugenda mwifuza ko umuntu bita Nyambo ibya Nick byose yabishira hanze, Sam akamenya ukuri, akamenya ko uyu Nick atari mushiki wa Morgan nk'uko bari barabimubwiye, akamenya gahunda zose uyu Morgan na Nick bari bamufiteho. Ibi ngibi byaba byiza kuri Sam, kuko Sam abantu yarakomeje kugenda yizera nk'inshuti ze z'akadasohoka, nibo bagambanyi, nibo birura bishaka kuba byamwica kugira ngo bisigarane imitungo ye. Guys, nimba ukomeje kugenda ukunda filime Mwene Data series, tuboneraho no kugusaba kugira ngo ukore subscribe munsi y'iyi video kuri ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, kandi ufungura akazogera ka mbere kugira ngo episode zose za filime Mwene Data series tugiye gutangira kubagezaho umuntu bita Nyambo yamaze gushira ukuri hanze, ibya Nick byose Sam yamaze kubimenya. Kugira ngo izo episode zibone nuko uraba wamaze gukora subscribe. Ikindi kintu tubasaba ni ugukanda like, reba munsi y'ivideo kugakomwe k'ikiganza kurebye hejuru ukandeho, kozeho urutoki, ubundi mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mukomeze kugenda mushiramo udusitika tw'imitima, kuko hari benshi bari bakomeje kwifuza ko umuntu bita Sam yamenya ukuri, ariko nta bundi buryo bwari buzamufasha kumenya ukuri iyo ataza kumenya ko umuntu bita Nyambo itunguye kampani ye. Umuntu bita Sam, abantu n'amatsiko menshi bategereje kumenya icyemezo ari buze kuba yafata, niba ari buze kuba yakirukana Morgan na Nick muri kampani ye. Ese uyu Sam naza kwirukana Morgan, amaherezo uyu Nyambo ntari buze kuba yamusabira imbabazi kubera ko ari umugabo we? Guys, muri filime Mwene Data series ibintu byose bihinduye isura nyuma y'uko Nyambo afashe icyemezo cyo kubishira hanze, akagaragaza amabanga yose, akamena umuceri. Musaza we Sam ubuzima bwe bukaba bwarokoka. Abantu bategereje kumenya ibyemezo umuntu bita Sam agiye kuba yafata. Gusa icyemezo cya mbere mwari mwabibonye ko Sam yamaze kuba yagifata, icyemezo cyo kuba aretse gukundana n'uyu mugore w'umugambanyi, uyu mugore w'ininja ngo ni Nick. Yari yamaze kuba yagifata, abwira Nick ko ibyo gukundana bagiye kuba babiretse. Ibintu byari bitangiye kugenda bikunda gake gake, icyaburaga ni icyo kugira ngo Nyambo ashire ukuri kose hanze, agaragaze ibyo Nick yagiye amukorera mu buzima bwe, agaragaze ko uyu Nick atavukana na Morgan nk'uko bari barabibwiye Sam. Uyu Sam akomeje kugenda abona neza ko Morgan na Nick ari ibirura byari byarigize intama muri kampani ye. Uyu Sam akomeje kugenda abona ko uyu Morgan na Nick bari barigize inshuti z'akadasohoka kuri we, ari ibirura, aribo bari bafite umupango wo kumwica kugira ngo basigarane imitungo ye. Guys, ku ruhande rwa Immaculée abantu bakomeje kugenda bibaza uruhande ashobora kuba aherereyeho. Abantu bakomeje kugenda batekereza ko yaba akiri ku ruhande rwa Nick nyuma y'uko Sam yari amaze kumugaragariza ko yafashe icyemezo cyo gutandukana na Nick, bakareka gukundana nk'abafiance, nka boyfriend na girlfriend. Umuntu bita Immaculée we yagaragaje ko atari cyo cyemezo Sam yari akwiye gufata kubera Nyambo, kandi nyamara iki cyemezo ndatekereza nk'abakunzi ba filime Mwene Data series ari icyemezo cyiza, ari icyemezo mwakunze kuba
Samu yahagaritse urukundo rwe n'uyu mugore w'umugambanyi ngo ni Nick. Guys, abanyarwanda baciye umugani ngo umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara. Uyu mupangu mubi w'ubugambanyi Morgan na Nick batanye